Mana tuje imbere yawe. Yesu nashimwe. Tunejejwe n'Imana kuri aya masaha iduhaye umunsi mwiza wo kubana namwe. Ni umukozi w'Imana Iyamuremye Desire wongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo munyemerere mbaye ikaze mwese aho muherereye mu ijambo ry'Imana. Bari mu Faransa, bari mu Bubiligi, muri Canada, Mozambique, Suède, Sudan, Burundi na Uganda, u Rwanda. Mwese mbaha ikaze abadukurikira bari mu mpande enye z'isi. Tubifurije umugisha w'Imana. Ni munyemerere twongeye tuganire ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Mana data twese turagushimiye. Ijambo ryawe ni rikuru, rirakomeye, rifite imbaraga. Bana natwe mu ijambo, uryumva wese rihindure ubugingo bwe n'ubuzima bwe. Kandi ijambo ryawe rigire icyo rikora mu mitima y'abera. Gukomera kwawe kumvikanire mu bagushaka bose. Urakoze ko utugire neza mu ijambo kandi ugatanga umugisha ku bagiye kuryumviriza bose. Mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana n'ubundi. Igitabo cy'Itangiriro mu bitabo 5 bya Mose. Igitabo cyitwa Itangiriro ibice 12 duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Imana nihimbazwe. Aya ni amagambo y'Imana nshaka ko tuganira. Ntabwo ndaza kuvuga amateka cyane ya Aburahamu kuko benshi murayazi, ariko iya Aburahamu murabizi yuko igihugu Imana yamubwiraga kuvamo yari muri Uriya Bakarudaya. Kwa se Imana yamubwiraga kuva ni kwa Tera. Ntago ndaza kwatinda cyane, ariko hari ikibazo ukomba kwibaza. Kandi dukunda kuvuga ko Imana ishobora byose, kandi n'ukuri ishobora byose, nta kinyoma kirimo. Ariko wibaza ikibazo, kuki Imana yabwiye Aburahamu ikamubwira ngo va mu gihugu cyanyu, uve no mu nzu ya so, ugenda aho nzakwereka, nzaguha umugisha? Buriya ntago umuntu akwiye kwibaza ngo hariho impamvu Imana yabonaga ko Aburahamu kugira ngo ahabwe ibyuzuye kandi bikwiye ari uko yava aho nyine Imana yabonaga ko akwiye kuva muri Uriya Bakarudaya, akayisohokamo akayivamo, akava kwa Setera kugira ngo wamugisha ya masezerano Imana ishaka gusohoreza Aburahamu abashe kuyahabwa no kuyageraho. Reka ngaruke kucyo shaka kubwira wowe unyumvirije. Bantu benshi bifuza ko bahabwa amasezerano, ndetse Imana ikagira icyo ibavugaho ku byo bashaka. Ariko hari icyo nshaka ko ukwiye kumenya. Bigaragara yuko Imana idashobora kugira ibyo ikora utabanje kuva aho uri, cyangwa se mu byo urimo, cyangwa se no mu byo ukora bibaye ngombwa bitewe n'ibyo ari byo ukora. Ni wowe uzi ibyo ukora
ni wowe uzi yuba, ni wowe uzi nawe utuye. Ariko iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu usige inzu ya so ujya aho nzakwereka, nanjye nzaguha umugisha, nanjye nzakugira umugisha. Iranamubwira ngo uzakwifuriza umugisha wese nawe azagira umugisha. Ariko Aburahamu intambwe ya mbere yo kugira ngo mbikore nubanze uve. Imana idufashe. Abantu benshi bashaka ko Imana igira ibyo ikora, ariko ntibashaka ijambo ribabwira ngo va mu byo urimo. Bashaka amasezerano asohore vuba, bashaka Imana ibakorera ibitangaza. Nta n'ubyanze sinuko itabikora, ariko mva nkubwire mwene data mushiki wanjye nkurikiye, niba ushaka umugisha wuzuye Imana ikazaguhindura umugisha. Ndetse iravuga ngo n'imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha mu izina rya Aburahamu, nimwo yose izakura umugisha. Ariko nabanze ave. Reka nkubwire, birashoboka ko baguhanurira, nta nubwo tubirwanyije. Ni byiza ko dusenga Imana ivuga, kandi Imana iravuga, nanjye ndabyemera. Ariko ni byiza kubanza kumenya ngo ku byo nyine Imana ikwiye gukora ni ibiki njyewe nsabwa kuzuza mbere y'uko Imana ikora, cyangwa mbere y'uko ibyo nshaka Imana yankorera yabinkorera. Kuko ukwiye kwibaza icyatumye Imana itabwira Aburahamu ngo ndaguha umugisha guma aho ngaho. Ntacyo bitwaye, ngenda Imana yihagije, ndashoboye, wowe gumaho, ibyo ushaka ndabikora. Ikamubwira ngo banza uve aho nyine. Ubundi ziriya mbaraga zatumaga Imana imubwira ngo nave muri uriya Bakaludaya, hari imbaraga zidasanzwe, ariko izo nabasha kuvuga zikomeye ni imbaraga zashobora kumubuza gukora ibyo akwiye gukora, kumubuza ibyo agomba gushyira mu ngiro, cyangwa se uburenganzira bw'ibyo akwiye gukora nk'inshingano ziwe. Bavuga yuko abaho imbaraga bakoresha ngo barashobora kutagaragara ko ari bo baderegiteri cyangwa ari bo bayobozi, ariko bagatuma abandi bantu bakababwira ngo mugende muduhagararire. Ugahagarara mu izina ryabo, ugasigara ushyira mu ngiro ibyo bo bashaka. Ubuzima bwawe ntibwemererwe gushyira mu ngiro ibyo wowe ushaka. Izo zari imbaraga za mbere zatumaga Imana ibwira Aburahamu kuva muri uriya Bakaludaya. Kuko Imana yararebaga ikabona ko izo mbaraga zitazatuma Aburahamu ashobora gushyira mu ngiro ibyo Imana imushakaho. Imana idufashe. Izo mbaraga n'uyu munsi zirakora mu isi, zirakora mu bantu. Umuntu akabaho ariko adashobora gushyira mu ngiro ibyo washaka. Izo mbaraga zikakureka, genda wige ukiga, ariko ntizikwemerere kuzagira ukora akazi n'umunsi n'umwe. Zikakwemerera n'akazi ukaba wanakabona, ariko zikarwana kudahembwa. Zirashobora kukwemerera genda ukora ubukwe ushyingirwe, ariko ntizikwemerere kubana n'uwo mwashakanye. Izo ni imbaraga zirwanya abantu, zikomeye ku buzima bw'abantu b'Imana, abantu bahangana z'iminsi yose. Zirakureka ugacuruza, zikakwima gutera imbere. Muri make nta munsi n'umwe wowe uzigera ushyira mu ngiro ibyo ushaka, ushima, wifuza mu buzima. Uzahora ushyira imbere, uzahora ushyira mu bikorwa ibyo bo bashaka. Uzahora ushyira imbere, ushyira mu bikorwa ibyo uriya Bakaludaya bakeneye. Ariko mva nkubwire, sohoka ujya aho Imana ikwereka.
Haleluya, haleluya. Cyama ya magambo ukayashyira mu buryo bw'umwuka ukayumva. Va huri, va mu byurimo, va mu ngeso mbi, va mu byaha, cika satani, fata icyemezo. Bya bintu ukeneye bizaba, kandi na za mbaraga zikurwanya zizasenyuka burundu. Ariko utaravayo uzasenga nibyo, ariko izo mbaraga zikuze gukiranuka uzaririmba, uririmba ijwi ryiza, ariko zikubuze kuva mu byaha no kubinesha. Izo mbaraga zizakureka uhanure, uvuge no mu ndimi, wanashaka n'abarwayi basengere bakire, ariko zikurwanye, zikubuze kunesha icyaha no kuva kivamo. Zikureke rwose ugaragare mu bantu kuri umukozi w'Imana, ariko zikubuze kwirinda ngo ukore ibyo Imana ishaka bitunganye rwose. Mwene data, mushiki wanjye, wowe uri kunyumviriza muri aka kanya, nyemerera, niba ushaka umugisha w'Imana, niba ushaka ko Imana iguha umugisha, yagezeho imubwira ngo uzakuvuma nzamuvuma, mu yindi mvugo uzakurwanya nzamurwanya. Ariko unyemerere uve muri uriya bakarudaya, uve ne kwa Setera. Murabizi ko yavukiye asanga ise acuza ibigirwamana, yaribagije abantu Imana yo mu ijuru barayibagiwe, ku isoko byari ugucuza ibigirwamana. Aburahamu abari ubwo buzima akuriramo, ariko agira amahirwe yo kumenya ko hari Imana itari ibibumba, itari ibiti. Arabitaho, arabimenya ko iyo Mana ihari. Haleluya. Atangira kuyishaka. Niwe rero yamubwiye ngo niba ari uko imeze rero, va kwa Tera nanjye nsohoze umugambi ngufitiye. Va kwa Tera nanjye nsohoze icyo nagambiriye kera ku buzima bwawe. Va muri uriya bakarudaya, Imana isohoze imigambi yayo ku buzima bwawe. Birashoboka rwose ko wagira amasezerano menshi, ariko utavuye muri uriya bakarudaya, hari imbaraga zizatuma igihe cyose udashobora kwakira iby'Imana yagusezeranyije. Tugende mu gitabo cy'Itangiriro ibice 17. Reka mere ku murongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni njyewe Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho. 7. Kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana yawe. Imana nishimwe.
n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyose kibe gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Imana nihimbazwe. Yesu nashimwe cyane. Turakomeje ku mukozi w'Imana Aburahamu, ariwe witwaga Aburahamu. Urabona ko Imana yahinduye iri zina. Iri zina ushobora kwibaza ngo ese iri zina kugira ngo Imana irihindure, Imana yabonaga Aburahamu adashobora kuba sekuruza w'amahanga, n'aya masezerano atasohora akitwa Aburahamu? Birashoboka ko iri zina rishobora kuba ryariswe byishimikije ikigirwamana runaka, Imana ikabona ko naho yamusezeranya ibingana iki. Mu mazina y'ibigirwamana hari ibyo ikwiye kuvanaho ikagira ibyo yongeraho. Niho yahise ikuraho Aburahamu yongeraho ha, iravuga ngo mwise Aburahamu. Amena. Kandi mu bisanzwe nk'uko mubizi, umuntu wese Imana ishyigikiye, umuntu wese Imana yubahishije, yubahisha izina rye. Umuntu wese Imana ishyize hejuru, ikintu cya mbere Imana ibanza gukora nuko ibanza guha agaciro izina. Kandi murabizi ko no mu muco cyangwa se mu magambo ajya akunda kuvugwa, bakunda kuvuga ngo izina ni ryo muntu, kandi niko kuri. Uko ni ukuri. Umuntu wese urashobora kumureba, wakumva izina bamwise n'ibyo akora, ukaba wahita ubona ko ibyo akora bihwanye n'izina yiswe. Ikibazo ni ukukubaza niba ujya ufata umwanya wo kureba izina ryawe wiswe, mbega nirituma ubasha kugera aho utagera, cyangwa n'izina rifite imbaraga zindi zihishe muri ryo. Imana idufashe kandi nawe igufashe. Imana irabwira Aburahamu ngo Aburahamu, hari icyo ngomba gukora kuri wowe. Ngo yari amaze imyaka 99 avutse. Uwiteka aramugendera, aramubonekera, aramubwira ati ni njyewe Imana ishobora byose. Amen. Iramubwira ngo ni njyewe Imana, ni njyewe Uwiteka ishobora byose, nta kinanira, ndakomeye. Ariko ku izina hari hakabazo. Mazina bakwise, ayo baguhimba, ayo bakwitirira, ayo mazina uyarwanye mu izina rya Yesu. Izina ryose ridakwiye kuba iryawe, ndahanuye aya masaha ntirikabe iryawe. Izina ryose ryaba riri ku buzima bwawe ryarakwiswe utabizi, rigamije mu izina ry'ikigirwamana cy'abasogokuruza bawe, cyangwa se cyazanya bindi n'amahembe n'imandwa n'ibindi binashaka kuvuga kubera umwanya, ariko iryo zina Uwiteka Imana nari guhindurire mu izina rya Yesu. Hari nayo bakwise utashakaga bitewe n'ibihe bibi, bitewe n'abakwanga batakwifuriza neza. Hari igihe umuntu akwanga agahimba n'izina kwitira bitewe n'uko akubona. Hari igihe umuntu akona mu bukene n'inzara n'uzi mubayemo byaragucanze akagushakira izina, ariko aka kanya nje mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo vuga ngo ayo mazina adakwiye kwitwa wowe nakuveho mu izina rya Yesu. Nawe witwa izina
ribereye umugambi w'Imana. Haleluya! Nawe witwa izina ribereye isezerano ry'Imana. Imana imaze kuvuga ngo ndi Imana ishobora byose, iramubwira ngo hari icyo ngusaba. Robele Glay Lando Bedesta, iramubwira ngo hari icyo ngusaba. Icyambere ngusaba Aburahamu we, icyo ngusaba ujye ugendera imbere yanjye. Imana idufashe, wowe ujye ugendera imbere y'Imana. Iramubwira ngo kandi utungane rwose. Iyo bavuze ngo utungane rwose, baba bavuze ngo n'akaka gatoya, na bya bindi ukora uri gukina ukwiye kubireka, kugira ngo Imana ikomeze umugambi ukomeye ku buzima bwawe. Mwibuke ko yari yamubwiye ngo va mu nzu ya so, uve mu gihugu cy'iwanyu ujya aho nzakwereka, nanjye nzaguha umugisha nkugwize. Haleluya! Iramubwira ngo usabwa kugendera imbere yanjye utunganye rwose. Bene data nkunda, ibihe tugenda dusoramo birateye agahinda. Abantu b'Imana ntibagishaka gutungana rwose. Simbizi niba ari n'abantu b'Imana cyangwa niba ari abantu ba Satani, sinje guca imanza umucamanza n'umwe. Ariko birateye agahinda ko umuntu akubesha mu kandi kanya akajya mu rusengero agahanura. Birateye umubabaro ko umuntu ajya gusambana mu kandi kanya agatinyuka uruhimbi rw'Imana akajya kuri aritari akajya kuvuga ubutumwa. Birateye agahinda ko umuntu ahemuka mu kazi yahawe, haba ka leta cyangwa se ko umuntu wamwizeye ngo n'umurokore wikorera ku giti cye, kuba turi umuntu umurokore kamuha akazi akiba, yarangiza akajya gukorera Imana. Birababaje, birateye agahinda, kandi ukabona ko ntacyo bimubwiye, umutima utamucyura, utamurega ikibi. Mva nkubwire, niba Imana yarabwiye Aburahamu ngo ugendere imbere yanjye kandi utungane rwose, nibaza ko ijambo we ntawe uzaricikira, nta nawe ufite wo kunyura uretse gutungana rwose. Imana ikakunezererwa, Imana ikakwishimira. Muri ibyo ari byo ngo nta yindi nzira iriho kereka inzira y'umusaraba. Nta yindi nzira iriho uretse kwemera kuri umunyabyaha kandi ukabyihana ugahindukira. Kubyihana vuga ntago ari repetisiyo, ntago ari mwe wihana mu gitondo nimugoroba. Ukwiye kwiga kwihana kandi ukihanira kureka, ukaniga kwirinda ibyo wakoze. Birateye agahinda ko umuntu akuramo inda akavuga ngo ndajya gusoherwa muri korari, ntago najya kujya kuririmba, yarayasamaye cyangwa yakwema inda. Ibyo bisigaye biriho ku mugaragaro. Hano nigeze mbuze navuga nti dore wakoze ibintu bidakwiye kubaho. Ibyo wakoze ntago bikwemera kwegera igaburo ryera, ntago bikwemera kujya kuririmba. Hari habaye igaburo ryera aho hantu ku rusengero, harambwira ngo yo ngo nijye uririmba ijwi ryiza, ngo nijye uririmba ku ntebe ya mbere, ngo ntago byakunda, ngo abantu bagira ngo iki. Ubwo nari muvuze ni uhagarare mu ibanga ugende rwose. Pastor se wakunyira ngo umubwira ngo ibi niba ari kugende, ngiye nk'umukozi Imana ukwacenga gusengera ku cyumweru, ntuzegera igaburo ryera, ntuzagende no mu iteraniro kuririmba, uzagume mu rugo ufate iminsi yo kurira kwera ibyaha wagiye ukora. Ngo ntago byabaho, ngo ntago bishoboka, ngo ngomba kujya kuririmba. Bene data bakundwa, mbega mwibaza yuko naho umuntu yavuga ko akorera Imana hatarimo gukiranuka ari impfabusa? Mbega mwarabyibagiwe? Reka nkwibutse nanjye niyibutsa. Biravuga ngo ukiranuka niwe mukiranutse, kandi ijambo rikambwira ngo abera bo mu isi nibo Uwiteka yishimira bonyine. Niba udafite mu mutima kwera, udafite gukiranuka, udafite kwirinda, ibyo wakora byose hariho urubanza. Kandi ntabwo Imana izigera agaciro k'ibyo wakoze, ngo nuko waririmbye, ngo nuko wasinze abarwayi bagakira, ngo nuko wavuze mu ndimi, ngo nuko wakoresheje ibitangaza, hatarimo gukiranuka
uzarimburanwa n'abanyabyaha mu muriro urimbuke ubura ubugingo. Uyu mwanya wowe unyumviza mu ijambo ry'Imana. Imana irashaka kukugwiza, irashaka kuguha umugisha, ariko tungana rwose. Imana imaze kubwira Aburahamu gutungana rwose, ifata rya zina ryitwaga Aburahamu, ibona ko iryo zina ritamuhesha amahirwe yo kwinjira mu mugambi w'Imana. Iramubwira ngo wereye isaha nongeyeho ha mwise Aburahamu, kandi uhereye umunsi wa none nsezeranye nawe isezerano rishya. Haleluya! Imana ihimbazwe. Iramubwira ngo nsezeranye nawe isezerano rikomeye. Tobelela lando bedesta. Iramubwira ngo nawe nkugize mukuru, icyamugatungana rwose, nawe waba mukuru, nawe wamenyekana, nawe washirwa hejuru. Abantu bakiranuka barakenewe, abantu bakora neza barakenewe, abantu bakora ibyiza barakenewe. Si mu rusengero gusa, no hanze barakenewe, no mu mirimo ya leta barakenewe. Ariko gukiranuka, kuba inyangamugayo, kuba umuntu ukora ibintu bibereye uko Imana ishaka, ukaba umwizigirwa, ukaba umwiringirwa. Abantu benshi birabananiye kandi bari mu rusengero. Abantu baragambana bari mu rusengero, abantu barakora ubugome bari mu rusengero, abantu bariba, abantu bakora ibyaha bikomeye. Namwe hari ibyo mwagiye mora cyangwa munazi, ukibaza ngo uyu muntu yarakijijwe, yaciye hehe yinjira mu rusengero. Ariko nkubwire, n'Imana yabwiye Aburahamu ngo ugendere imbere yanjye kandi utungane. Ntabwo ari wowe ufite inzira yawe bwite uzanyuramo, uretse kumenya ko Aburahamu niwe sekuruza wacu. Byanze bikunze rero urasabwa kutungana rwose kugira ngo Imana ikunezererwe. Ikindi iramubwira ngo bamubwire Aburahamu, uhereye umunsi wa none, umurongo wa 3, Aburahamu arubama. Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye. Imana nishimwe. Nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Hari ibyo ushaka ko waba sekuruza w'amahanga, waba umunyamugisha, waba umuntu ukomeye. Ariko umva nkubwire, Imana ntabwo byayinaniye, kandi Imana irabishoboye, irafite imbaraga, irihagije. Amen. Niyo mpamvu nawe waba sekuruza w'abanyamugisha, waba sekuruza w'amahanga menshi, waba umunyacyubahiro, wamenyekana, washirwa hejuru. Ariko hari ibyo usabwa gutungana rwose. Umurongo wa 5, kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko mugize sekuruza w'amahanga menshi. Birashoka ko Imana yarebye ikabona ko muri iryo zina kuba sekuruza w'amahanga menshi bitakunda, irabanza ihindura izina. Nakubwiye ngo iyo Imana igomba kukubahisha, ihindura izina. Izina ni ikintu gikomeye ku buzima bw'umuntu. Izina ni ikintu kidasanzwe ku buzima bw'umuntu. Izina ni ikintu gihambaye. Niyo mpamvu ukwiye guha uburemere ikintu cyitwa izina. Abantu benshi bagira ngo izina ni ikintu gito, ariko izina ni ikintu gikomeye. Uyu mwanya Imana ni kubakira izina. Haleluya. Amazina yose abantu bakwise adakwiye kwitwa wowe, nakuveho mu izina rya Yesu. Amazina abantu baguhimbye adakwiye kwitwa wowe, nakuveho mu izina rya Yesu. Amazina wiswe bitewe n'impamvu runaka, turavuze ngo aka kanya nahinduke, kuko nawe uri umunyamugisha, nawe uri sekuruza w'amahanga menshi. Imana ibampera umugisha, kandi witegure kwakira kuba sekuruza w'amahanga, kwakira kuba umunyamahirwe, kwakira kubona ko nawe ejo hawe hari ibidasanzwe Imana yiteguye gukora, ukanezeranwa n'abera, ukishimira imirimo myiza Imana igukoreye. Mwibuke ko nababwiye, nongeye kubabwira ngo yabanje kuva muri Uriya Bakaludayo ava kwa Setera. Ibyo byose mukomeze kubika mu mitima yanyu. Imana ibampera umugisha. Amen.